manga agisose abona umugabo we n'ibikapu bye n'ibintu byose araje aramubwira ati nari ngarutse nanje gutsemba bazi nabimenyeje ngundi ari uko yashaka nyine actually n'uwo muzungu Hi guys, how are you doing? So good morning and good morning to my subscribers. I want to subscribe. May I slap you? But no, I love you still. Anyway, good morning and story time. So guys, story time. Your story numukobwa mu diaspora yanyandikiye, but it's very very sad. Actually kuki abahungu bakora ibintu ngiye nashaka kubimenya. Why do you guys do this? Iyo mushaka ibyangombwa anyway, story time. Umukobwa yanyandikiye arambwira Debby bite ni byiza makuru ni meza, ndambwira so how are you doing? Because I actually know this girl. Umukobwa ndamuzi. Twahuriye kuri TikTok like how long? Mu minsi twahuriye kuri TikTok. Then tubaza gukora kuri TikTok. Akajya mvugisha, then she even told me she's going to get married. Yashingiwe last year 2024 sibyo ndo yashingiwe mu kwezi kwa gatatu kuko niho yambwiye ko yaje mu Rwanda cyo gukora ubukwe. Since that time we talk and everything. Yeah, yanga Debby nahuye n'umuhungu kuri Instagram 2020 muri covid twese turi guma mu rugo, aba muri Canada aba mu Rwanda, we all of us twari turi muri muri guma mu rugo. Turi muri guma mu rugo niho umuti baje kunyandikira kuri Instagram akayamvugisha rimwe nkamusubiza abone nkakumusubiza, then ibintu byo gusubira mu kazi kigeze akampamagara cyane ngo simuko cyamagara tuza kuganira ambwa ati ngewe naragukunze narakubonye hano hantu ndagukunda things like that. Ngira ngo ndikunda aho ngo abanyarwanda bagira ute babeshye and turatangira nyine turakundana. Actually nize ko muri kunyumva ndikoresha microphone gutya nayifashe gutya. Hello. Yeah, ubungu turanye nyine namwe ngo yarankunze ndabanza ndabyanga ndavuga ati oya ushaka kuri kumbeshya cyangwa uri kunyinisha, so I don't want that. Shaka kwishyira muri ibyo bintu, so please ndeka njyenyine. Umukobwa nyine arabyumva aravuga oya ntabwo nyine mutipe namenye wenda ntabwo nkora bino nyine abantu hose ngezaho gute. Sorry. Anyway, yeah, umukobwa arangije nyine ngo abari kuri Instagram, umuntu atajya kumwandikira akamuhamagara kuri Instagram bakavugana. N'umukobwa agira atangira kwinjoyinga that company of that guy, bakavugana bite ni byiza makuru yawe ni meza hano hari yeah ibintu ngibyo. Noneho umunsi umwe rero umungara umugara ati wambaye nimero ya WhatsApp ko kuvugana hano bimbangamira. Umukobwa nyine nayimuhereza, amaze kuyimuhereza nyine atangira baravugana. Umukobwa natangira no kumwiyumva, atangira no gukunda umuhungu, you get atangira kumukunda nyine batangira no barakundana biri official. Umukobwa ajya kubona umuhungu ampostinze kuri WhatsApp, my love, my darling, my everything, this urumva Cher akampostinga everywhere. Umukobwa na nyine yumva ko arakunzwe, abashite baba umuhungu ukajya kubona ko umuhungu aramuhamagaye kuri video call, yashyizeho n'abashite be nkabangahe nabo baramuvugishije, hi darling, hi our girl, how are we and low, bakavugana ro English, yeah, bakavugana bakaganira nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. No Rebero 2022 umukobwa agomba kuza mu Rwanda before they go to married. Baraza barahura bazigura bajya muri famille bariyerekana. Even the guy proposed, araproposa umukobwa yishima, ageze muri asura muri Canada utajya nyine kujya baganira. Umukobwa akamubwira ati urabona akazi hano mu Rwanda is not that good, reka tubanze tugire ite dushaka ibyangombwa things like that. Umukobwa wa 23 mu mezi nka 3 yaragarutse mu Rwanda just kugira bajye mu murenge. Bajya mu murenge none nibava mu murenge bazagira bate, bazaza nyine kugira bagende amushakira ibyangombwa. Yaragiye amushakira ibyangombwa ati nagize amahirwe mu buzima abandi bantu batajya bagira. Ibyangombwa by'umugabo wanjye byarihuse ku rwego rushoboka, ku buryo 2024 naraje dukora ubukwe mu kwa gatanu. Bakora ubukwe bazakora ubukwe, umuhungu arabonye ibyangombwa muri bake bavanye hano bahita bagira ute bahita bajyana muri Canada. Ariko reka mvugeho gato ibintu ati mbere nkintara nyine ntaramushakira ibyangombwa tukiri abafiance. Ari ukuntu nyine njya kuri Instagram ngasanga no umuntu furenga abakobwa benshi ibintu nk'ibyo Moses social abakobwa baba hanze aba mu Faransa. Ubwo nyine Debby I understand now kuko ntabwo kigenda byumva kanamunaga
abo muri mu Bufaransa, abo muri Canada, abo muri Amerika, nyine b'abanyarwandakazi yiforongeraga abakobwa b'abanyarwandakazi. Arambwira ati kandi ukangwizwe abakobwa b'abanyarwandakazi baba hano bashaka kubaka kubera ko abahungu baba ngaha nta n'umwe uri seriye, nta n'umwe nyine ushaka kubaka. Sinzi niba ari ibyo abahungu baba muri Canada mutubwire, ntabwo mushaka abagore. Abahungu bo muri Canada baba muri Canada ndabona ngo mushaka gukora hit and run. Good for you, eh? May the thunder fire you. Urumva ngabo muri Canada nyine ngo abahungu abahungu bo hanze ngo mushaka gukora ubukwe, ngo mushaka gukora iki hit and run. Niyo mpamvu nyine iyo umukobwa agize amahirwe akabona umuhungu uvuye mu Rwanda ahita amushaka. Even my friends told me that. Yeah, mukunzi yarabimbwiye last time. Ako yeah, mukunzi n'umusore sinzi impamvu ntajya mbyumva. Anyway, ni umugabo. He is married. Yeah. Urumva no sinzi kuri impamvu kwivuga byananiye. Okay. Yeah. Ati mbere umukobwa nyine batarabana n'ikirisa ajya kuri Instagram y'umutipe. Ajya kuri Instagram y'umutipe agasanga umutipe followingira aba diaspora gusa baba hanze, nibo nyine followinga. Nta mukobwa wo mu Rwanda benshi nyine yari afitemo, kandi nabonaga arayikinga amafoto yabo, ajya muri comment agashyiramo imiriro, agashyiramo imitima. But since they got to know each other, nyine umutipe yarameze nk'umuntu warekeye. Ariko nyine post yo mu diaspora so yageraga yasangagamo Cher we, yasangagamo yarayikinze kuko nyine umuntu uryo followinga yarakinze n'ikintu urakiruka kibona ko yabikoze. So yeah, arangije umukobwa nyine muri iyo minsi rero arabaraza bakora mariage. Aramwa Debby bills zose umve ngo from his shoes to his hair cut and everything. Ibintu biri mu nzu twagiyemo bwa mbere nyine iminzu twamaze n'iminsi mbere ko tugenda uko twabanje kuguma mu Rwanda dusezera ababyeyi, dusezera famille, twajya gusura abantu, things like that. I'm the one who was paying for everything. This guy yambiraga ko akora muri bank hano mu Rwanda. I trusted him because sometimes yajyaga amamagara akanyuza nka selfie nk'ahantu muri office gurya yambaye tie cyakora man yambaye tie, yambaye neza nyine akanyuza ngo baby I'm working, let's talk later, things like that. By the way, ibintu byo kurwara amazuru nk'abana ntabwo muzi ko bibabaza. Urumva akamubwira ati ngende mu kazi reka tuze kuza kuvugana, things like that. Umukobwa nawe akabyumva nyine kumva ko Cher wari mu kazi. Okay. Yeah, things are okay. Urumva nyine umukobwa nyine akumva ko umuhungu akora muri nyine akora muri banki. Barajya gusezera ababyeyi ahantu hose nyine bagene wabo umuhungu. Umukobwa nyine yarebye abona nagarana ibishoboye cyane, but it's fine. Na urugo rimo papa rimo mama barumuna w'umutipe ibintu nk'ibyo ngibyo nyine baramusezera bamwe ati warakoze gukunda umuhungu wacu, n'abaramubwira ati nawe warakoze kudukunda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yeah, umutipe afata inzira bajya muri Canada. Bageze muri Canada rero umutipe ati ngo sinzi ngo bamubwiye agomba kujya kwiga. Nyine bwa ati niba wakoreza muri banki washobora gushakira akazi then ukajya kwiga n'ibyo bintu bya finance. I don't know niba ari byo bamubwiye kwiga, ariko umukobwa ngo yani ko yambwiye kiga ibintu byo gushaka wenda akora muri banki cyangwa akora ahandi hantu. Baramubwira sezana umukobwa aramubwira ati zana document zawe nyine kuko yakayambwa ko yizana masters n'ibindi zana document zawe ko yize masters n'ibiki byose. Noneho iyo ntabwo nzi mba biba muri Canada, I don't know for sure kuko nzi ko abantu bose bageze muri Canada niyo wakora kuri doctor sinzi ukuntu bigenda menye n'akazi uragahindura. Yeah, arangije umuhungu aramubwira ngo hoya ngo ntabwo nkibishaka, ngo icyo ushaka ndashaka gutwara ikamyo. Aramubwira okay niba ni ikamyo but ushaka ikindi kintu kwa ko bira bintu biravuna, kandi nk'umuntu ngiye nayo tugiye kubakana n'umukobwa bimubwira ati ntabwo nshaka yuko urumva ujya gukora kana kazi nyine gatwara amasamije. Umugabo aramubwira ati oya ngiye nibyo shaka, urumva ngiye nibyo shaka. Umukobwa aramubwira ati uretse ko cyari bishaka kandi wavuze ko izi ibintu byo gukora muri banki kandi ushaka kubona akazi keza kajyanye na finance, why can't you try? Umukobwa kumugira inama nyine umuhungu ahita arakara ahita amujunja amana yakongera kuvuga ati umuhungu arajya amara ukwezi kuzima ataranamubwira good morning, how are you babe, how are you doing. Ngo umukobwa ajyaga kuryama agategeza ko baza kuryama agaheba, umuhungu akaryama mu ntebe. Bagishakana nta n'ukwezi baramara bageze muri Canada. Umukobwa ati ngiye ntabwo nzabishobora. Aramwicaza aramubwira ati okay let's talk about it. So urashaka gukora iki? Ndashaka kujya gutwara ikamyo. Umuhungu aramubwira ati okay whatever niba ari ushaka it's fine go do it. Umuhungu aragenda
ngo sinzi umuntu ngo bari baravuganye ngo kiri mu Rwanda umutipe nyine ngo aramuhukinga things like that ngo baramwigisha n'ibintu byose araje atangira gutwara iki ikamyo nyine bamushakira akazi ko kujya gutwarira umuntu w'umugabo ikamyo barayimuheza nyine atangira kujya atwara umugore agahamagara umugabo never umugabo ntiyitabe akamubwira ese uzataha ryari abandi ko bashobora ko bigaragara ko ushobora kuba uri mu nzira ugaruka umugabo cwe umukobwa yaba ari nko ku kazi akajya kumva akumva baramuhamagaye someone is looking for you at the lobby cyangwa kuri reception akajya kubona umugabo we I came to pick up the keys nje gufata imfunguzo akamubwira baby how are you doing umukobwa ashaka umubiri umukobwa akamwitaza akambwira please leave me alone umukobwa ati what umukobwa ahamagara sister y'umutipe aramubaza se kuriki umuhungu wanyu ameze gutya kuki amfata gutya kuki bimeze gutya why Angela amubwira nyine afite ukuntu iyo afite ibibazo aceceka wasanga ubuzima bwawe ngaho bwaramubangamiye niyo mpamvu adashaka kuvuga things like that umukobwa aramuganiriza nyine umukobwa akajya agenda akamugurira ibintu akamuzanira imyenda amakoti things like that akamuzanira umutipe nyine ukabona arishimye muri ako kanya ariko mu buriri never he's not touching her cyangwa ahandi hantu nyine wumve ngo umutipe ntabwo yikoze ku mukobwa cyangwa ikindi kintu bakomeza rero ngo babana muri ubwo buzima umukobwa nyine biramurakaza ahita avugana baramubaza akabaza ikibazo ubundi what do you want tell me what do you want nicyo ushaka njyewe warambwiye ngo urankunde niwe wabitangiye sinigeze mbitangira turimariya uri umugabo wanjye Cher mu mezi nk'amezi nk'atanu cyangwa 7 mezi rimwe tumaze tumaranye we can count how many times you had sex as my husband tukiri mu Rwanda you warundiho waruri buri hamwe hose on me so tell me nikira kugize nikira gukoze se ndakunukira se mfite iki kibazo why don't you tell me umutepa namubwiye yana kibazo ufite ahubwo njyewe mba numva nyine hano hantu ntago makunze nyine aravuga ngo muri Canada nagakunze ngo reka ngo ashaka ibyangombwa yambuke ngo yigire muri Amerika aramubwiye ya ntago nanga urabona ibyangombwa byawe uragiye gushaka kujya muri Amerika why umukobwa aramubwira ati wanjye nibyo shaka actually zangiza kujya kuba muri Amerika nabura ibitizo zo kujya kuza kuba muri Canada things like that umukobwa aramubwira ati nujya muri Amerika uzakora iki urumva umukobwa aramubwira ati nta kibazo umukobwa ati Debby ndatangiye gushaka ibyangombwa by'umugabo n'ibiki byose ndumva ndabishaka njye nawe ngo dushaka ibyangombwa tujye kuba muri Canada tujye kuba muri Amerika umukobwa ubika afite ubwene igihugu bwa Canada ariko mutipe yaratarabona iki ubwene igihugu bwa Canada ubusinzi kuri abigenje ibyangombwa barabibona bava muri Canada bajya hehe kuba muri Amerika ati bageze muri Amerika umutipe rero nashaka kandi kazi nako gukora muri ibyo bintu imba ry'abakamye imba ari by'ibiki nabwo niko kazi gwishakiraga warambwiye ngo ntaho bahemba amafaranga menshi bagirayo urumva umukobwa agomba gutangira from scratch agomba gutangira nyine umva from down there agomba kwatangira igihe yaramanye umwaka babana ubwo ni 2025 umuhungu ageze muri Amerika nyine atangira gukora ngo ati cyakora Debby tugeze muri Amerika twamaze nka 3 months tumaze 3 months amaze kubona imba ari green card muri papuro bitumuba hariya umutipe umukobwa ntiyongeye kumubona ngo ahise amubura akamuhamagara umutipe ntitabe akamwandikira umutipe ntitabe things like that noneho umukobwa atangira kugira iteko bwa ati umugabo wanjye abaye iki abaza abantu bakora muri ibyo bintu nyine ngo bari azi neza ko bazanye n'umugabo arabaza se where is my husband do you know where my husband is aje aramubwira ngo yego baramubwira ati ariko umugabo wawe ntago nawe yarimutse ntago akiba muri uyu nyine iyo batashye ngo we afite ahandi hantu ajya arambwira se ni hehe nyine ngo umutipe mwaramubwira ariko njyewe sinzi impamvu mba mbona umugabo wawe atari wowe uri mariye wenyine atawasanga atari wowe umugore we wenyine aramwivuze aramubwira ati njyewe umugabo wawe njya mubona nyine n'umukobwa w'umunyarwandakazi nanone igiye gutya uba muri aha aramubwira okay take me there ngaramujyana kuko nyine ni agace kamwe ibintu nk'ibyo ngibyo aramujyana amugejeje umukobwa arakomanga guess who came to open yambaye ibituza ikabutura hasi umva ari guseka rwose ubona yishimye ariko Debby naramubonye ukuntu yaje yishimye ariko mbona ahita ahindura isura ariko mu kwishima sinigeze mbona umugabo wanjye yishima for that gutyo mu gihe cyose twari tumaranye ndavuga ndamufungurira ndamubaza arafungura ndamaza Debby what are you doing here ahita ambwira ngo oh why are you here ajye kurabona
ijya kumva ijwi riramubwiye ijwi nyine ry'umuntu aramubwira ngo babe who is there like that yeah hey mana yanjye aramubwira uwo ni umugore muri kumwe ngetse bwa mu kinyarwanda aravuga ngo hoya ngo genda ngo tuzavugana taha nza tuvugane ibi ngibi ntago wabyumva ubu ngubu ariko nzaza mbisobanura byumve please go home umukobwa aramubwira please no you have to explain umukobwa atangira gusakuza agiye kubona habona hasohotse umwana umukobwa umuzungukazi ukiri muto utari mukuru utari mukuru cyane ukiri muto nyine ibintu nk'ibyo ngibyo arasohoka aramubwira babe abona ninde ni umugore aramubwira who is she arangira aramubwira uwo muzungukazi anamubaza se uwo ninde who is this one is she your sister ahita amubaza ngo umuhungu aravuga ngo yes she is ahita abwira nyine akajya areba umukobwa aramubwira ati anze aramubaza se umukobwa nyine atavuga mu kinyarwanda ngiye ngo ndi mushiki wawe nta soni ngiye mushiki wawe shingiye kuki umuzungu ahita avuga ngo she angry kuki arakaye avuga ngo always because I left without telling her ngo but now ngo nta kibazo ngo reka tujyana mu rugo umuzungu aravuga ngo no ngo mureke ngo azi ngo ari ngo umukobwa ngo ahitanga kwinjira ngo ahita yigenda afata imodoka ye arigendera amaze kugenda ahita avuga ati rero kino gihugu n'ubundi from guhera hasi nari mfite akazi muri Canada meze neza ngenda umunyagihugu wa Canada mfite ubwene gihugu mfite buri kimwe cyose why am I staying with hano kuri umuhungu utankunda n'ibiki byose umukobwa arangije atangira rero gupakinga ibintu byiwe nyine ava ahantu baramaze ngo amezi imbaraga 3 baba atangira gupakinga ibintu nyine ngo azigendere ava aho ngaho ahamagara niba w'umuhungu arabibabwira avuga ati ngiye umuhungu wanyu asigaye nci nyuma yaranyinyize ngo tuve muri Canada tuze muri Amerika ndabikora uko mbishoboye ndagerageza none we asiga akundana n'umugore w'umuzungukazi so for me I can't do it I have to go sister nyine ngo umusista ngo uwabo nyine wo mu tipara ngo ihangane ngo katuma amaga tubazi ikibazo afite wa musista we nyine wo musista we aramuhamagara batangiye kugite batangiye nyine kuganira baravugana ibintu nk'ibyo ngibyo nyine baganira babura ibintu byinshi then bana we nibajyana ninge ngo umusista aramwandikira amwitsa nyine screenshot ngo yinuze y'ibintu musazo yamuhaye nyine ngo aramubwira ngo huya ngo niyihangane ngo niwe ngo umwana ngo wanyiri ngo wa boss wanjye ngo nyirira akamye ntwara ngo yarankunze ngo arambwira ngo nintamukunda ngo nyine ngo azagerageza ngo bishoka bisobanura kandi usishaka guhomba kano kazi kuko ahemba amafaranga menshi umutipe nyine arangije umukobwa arangije aravuga ati okay ntabwo bikoze ngiye isuye muri Canada umuhungu agira ute ngahita aguma aho ngaho umukobwa ahita ataha umuhungu ati yaje nyine umutipe aza kujya kuri yanzu nyine babagamo naho n'umugore wiwe asanga umukobwa nyine ngo yaragiye aratangira aramuhamagara aramubwira ngo uri hehe ngo ndagushaka ibintu nk'ibyo nyine a lot of things umuhungu aramubwira ati yanjye nasubiye muri Canada ibyo ntabwo bindeba aramubwira ati ndakwinginze garumbabarira uze tubonane things like that umuhungu ngo hashize nk'ibyumweru nka 3 umukobwa agiye nyine yibereye mu rugo kwa kundi ngari ninjoro ari mu rugo agiye kumva umutipe yumva umuriro komanga agisose abona umugabo we n'ibikapu bye n'ibintu byose araje aramubwira ati nari ngarutse nanje gusaba imbabazi ati nari mbisiko watashye nari mbisiko nakubabaje atari ko reka nkubwize ukuri kuntu byagenze nawe amamubwiye the same thing yabwiye sister aramubwira ati uriya mukobwa urumva ntago ari sheri wanjye ntari ikintu dupanga ahubwo njye yarankunze ko niwe papa we niyo nyirira akamye ntwara yarankunze amaze kunkunda story ariko mana we ngo barabeshya abaze kunkunda aje arambwira ati for me and you reka tubane ibintu ngibyo ati reka dukundane kuko ntago nyine nari namubwiye ko ndi marié ngiye karakaza nyo kwaka ntago nari namubwiye ko mfite umugore namubwiye ko mbana na sister wanjye umukobwa ati ngiye bana na sister wanjye ubana na sister wese gute arambwira ati rero umukobwa atambwira ati rero ni ushaka ko tubana ngi nawe amahoro guma muri Canada muri Amerika sindi ikintu ashaka kumungana ko ngo yango nago nabyakunda ngo kanye sure muri Amerika ngo kugira ngo nzabone ubwene gihugu bwa Amerika things like that umukobwa arambwira ati musubwa Canada ngo gutwaye uri mariye nanjye
kugenda ugatangisha no kumara imyaka 10 cyangwa 15 utarabona ubwene gihugu. But for me, because you are married to me, ubwene gihugu nganga uzabona vuba. Numara kubona unushaka ugenda ujye muri Amerika gushaka akazi, ujya aho ushaka hose, uzafite passport nziza ikwemera kujyana hose ushaka, ushaka kugenda ukabona akazi. What are you doing? Umunga atavuga ngo kengoreka magume ibintu nk'ibyo ngibyo. Then araza bayurute nyine batangira no bagora ngo umutipa araza yisubiraho ngo umukobwa abona muhungu arahindutse. Ibyo byo guhinduka byabaye nk'amezi nk'abiri cyangwa 3. Agiye kora ngo umunsi umwe yicaye kwa kundi yicaye ku meza aramubwira ngo shingwa ntije mashine yenga yikoresha umungu aramubwira ngo ngiyo. Urumva ariko ayiriho agiye kubona nimero iramwandikiye ahita amubwira ngo se ngo ubundi ngo muri iyi minsi ngo kutakivuga cyane ngo wabaye iki. Amwandikira mu Kinyarwanda abazikanzeho. Agiye kubona nimero yanditseho nyine wa nimero profile ni wa wundi agita sister wiwe nyine uba mu Rwanda. Aramubwiye nyine agiye kubona nyine niyo yanditseho ahita asoma message wa mutipa yamubwiye ngumva ngo ndagukunda ngo kandi bishoboka byose ngo nzane ngashura ko ngumva ngo nkuzanye hano ngo tukabana. Umuntu uze umukobwa ahitajaho aratangira nyine arazamuka hejuru. Debby no gambye nabonye ibintu ntigeze mbona. Ati nese mbona ko uyu muntu yita sister wiwe n'ahantu yanjyanye ngo ni wabo atari wabo, ahubwo uwo mukobwa yita sister we ni umukobwa amazina akamyinshi bakundana, ariko bose ngo bakaba bafite bashaka kuzajya hanze nyine kubujya kuba muri Canada cyangwa muri Amerika, ariko uyu mukobwa akaba akunda Amerika cyane, ariyo mpamvu yahoraga nyine abwiriye umutipe okay reka tujye muri Amerika, reka nyine umuhungu we ariyo mpamvu abwiriye umukobwa ngo akabajye muri Amerika. Ngo n'igihe cyose bamaze nyine babagirana ibibazo, umukobwa bamubwiye ngo mureke wanangazagiraho ngo abyakire. Ubundi ngo kukingo nyine kwa kunzi ngo ati bataryamanaga n'ibyo byose, n'umukobwa bagamuje please don't do it, I love you, you know how much I love you, things like that. Nyine umuhungu nawe akabura iki umuhungu nyine akundana n'uyu mukobwa wa mu Rwanda yitaga sister we. Urumva ntabwo ari sister we. Aba babyeyi yerekanye ngo ni ababyeyi be nyine imbere y'ababyeyi ngo baje mu bukwe niba ari bandi please nagara ababyeyi biwe. Ukibaza bino bintu mu Rwanda bijya biba ku buryo ushaka kweshya umuntu ngo akoze ubukwe n'akana kandi atari wakoze ubukwe nawe. Ati umuhungu yamushatse just kujya yibonera ibyangombwa bigihute bimujyana muri Canada. Urumva bine bari kumuvuga bakamuseka n'amafaranga yose nyine ngo umutipa Korea ayohereza mu Rwanda akayohereza uwo mukobwa. Ati Debby nawe bonye ndaceceka mbura icyo mvuga, noneho sinzi ukuntu ngo byaje kugenda. Umutipa aza kuza hehe ngo sinzi ikintu baje gupfa baratongana, bamaze gutongana umukobwa atamubwira ariko si cyakundi ikigo ndabizi neza ko uriya muntu ujya ngo ni sister wawe, uriya wigize inshuti yanjye rwa mvugisha ngo ni sister wawe, nyine hamagisha ngo Berser Cher wanjye ariko ambeshya ngo wanyu mwagize ibyago mwabaye gutya biba mweza amafaranga nawe mwohereza yandi. Uriya ntago ari sister wawe, ni umukobwa mukundana. Ati ikindi iyo mbwize kuri ushaka kuza muri Canada ko atari wenyine n'abana nafashije ukambwiye ko ukoreka kuza kumbeshya kunkunda kugenze tubane, atambwa tuzi n'ikindi sohokera mu nzu, sohoka mu nzu yanjye none ahangaha. Umutipa agize ngo avugije n'umukobwa aravuga ati ndahamagara polisi. Urumva Debby ati nahise mwirukana, ati ubu ngubu twiri tuvugana wa mukobwa rwanyuza message amubwira ngo nuko Imana ntago ndi Cher wiwe, akagirwa ko message zose nazisomye. Ati ikindi ati ndashaka divorce, ariko umuhungu nirwa mbimubwira kanyiginga ngo mubabarire. Ati Debby nubwo ambwira ngo mubabarire uyu mutipe ndamukunda pe, ndamukunda nago mwanga, ndamukunda n'umutima wanjye wose, mba numva mukumbuye, mba numva ntazi, mba numva nyine mushaka. But the truth is bitewe n'ukuntu yambeshye mana ntabwo mbyumva, kuko njyewe yaje twahuye nshaka gushaka ndi umukobwa ushaka gukora ubukwe, araza nyizeza ibitangaza byose sinigeze nabimenyeje ngundi ari uko yashaka nyine. Actually n'uwo muzungu actually ntabwo nababwiye ikintu bapfuye n'uwo muzungu. Uwo muzungu aramajije se uriya muntu ko agiye arakaye nk'atari sister wawe, what's going on? Aranje ngo aramubeshya ngo ni sister wanjye ngo nuko ngo arakaye ngo koko yaramzi ashaka ko nzashaka umunyarwanda kazi kubona ndi kumwe nawe. Arangije ngo umuzungu kaza ngahita amubwira ati umuzungu kaza ajya hehe kuri Instagram ye, kuko kuri Instagram y'uyu mutipe haba amafoto y'umugore wembi n'umugore we bakoze mariage ariho yari yapositinze nyine. Ahita abibona ko uyu nguyu atari umugore we, ahita nyine agira ute amwirukana nyine. Uwo mutipe imbara agiye aho hari umukobwa yabaga agasanga ntawe uhari nyine aho ngaho, akahita amusubiza akatambwira ati ugomba gusubira hehe muri nyine atasubira muri Canada kuko nta hantu yari afite kuba. Niho kugenda agasaba imbabazi uyu mukobwa akaza kubona ko
this uyu mukobwa yitaga sister wiwe atari sister wiwe ahubwo ari Cher wiwe, ngo bafite gahunda yo kuzabana. Umuhungu naramuka abonye ubwenge gihugu azaza bazakora divorce, ngo n'uyu mugore nyuma yo gukora divorce batandukane. So ikibazo umukobwa afite rero ngo Debby, ngiye nubwo namwirukanye rwose ndababaye pe bishoboka, ariko mutipe ndamukunda, reka nsaba imbabazi, rwambye ndagukunda, ndagushaka dididide here and there. Nyine umuhungu yiga mbwira umukobwa kamushaka kamukumbuye ibintu nk'ibyo ngibyo. Umukobwa ati Debby nanjye nuko nguko, ati n'ikindi ejo bundi rwose, kuko bino bintu ngo byabaye mu kwa 12 yamwirukanye no mu kwa 12 ibintu nk'ibyo. Noneho yambwiye Debby ejo bundi nagiye kubona mbona nyine ntangiye kujya amabere akandya, nkumva ndarwaye ibintu nk'ibyo, ngiye kwa muganga. No yari ipimye maze asanga she's pregnant. Ndi umuhungu yirwa mwinginga ngamubabarire, ati umukobwa mu broke n'ibintu byose, uko ngo nawe ngo asigaye amukunda. Ngo ase kuki atabimbwiye kira kasigaye ankunda ko yanshatse nkinisha, why is he doing this? Umukobwa kugishira bati nongere mwemere tubane ko papa w'umwana ngiye kubyara, noneho nge nzamenye nshaka tuzongera kuvugisha uyu mukobwa, nzamenye nyine ko bamuziritse, ntazongera kuvugisha uyu mukobwa, things like that. And guys, that was a story, muze mugira inama. Ariko umuntu nkongo ngisi ndimo akasaba nkongo mu Rwanda mwabaye mute, can't you look for your own money ukifata ukigera muri Canada? Niba ushaka kugenda ukishyura amafaranga ukagenda, ariko reka kubeshya undi mwana Emma mugira ibibazo. Anyway, that was a story. Muze mugira undi mwana inama mubwire ukuntu yabigenza, ariko ni kwikimara abahungu mwisubireho pe, turabakunda n'umutima wacu wose. Ako you boys have bad manners, mufite imico mibi ngayibaze. Anyway guys, that was a story. Mugira undi mwana inama, nimara kuza kumugira inama, we will talk. So guys, bye.